Kiliziya Gatolika mu Rwanda yiyemeje gushinga urukiko ruhuriyeho n'amadiyosezi 9, urukiko rwa Kiliziya. Ubundi urwo rukiko rushinzwe kureba ibibazo byose bitandukanye mu rwego rwo gufasha abakristu bafite ibibazo ibi n'ibi, noneho dukurikira amategeko ya Kiliziya tukabafasha gusubiza ibintu ku murongo. Ikigaragara rero nuko abatugana benshi na bafite ikibazo mu bijyanye n'umubano wabo, abubatsi abashinze ingo, no kuvuga bijyanye n'isakramento byo gushyingirwa. Ubundi Kiliziya Gatolika ntabwo itanga gatanya, ahubwo isesenguye neza uko isakramento ryatanzwe ikabona harimo ikintu kituma ritaba ryuzuye kubera ko habuzemo ibyangombwa, urugero ubwigenge, kuko isakramento ryo gushyingirwa abantu barihana ku bushake bwabo nta washyizemo agahato. Kimwe n'ibindi rero iyo bigaragara ko habayemo nk'ikinyoma, kwibeshya ku muntu bigambiriwe, umuntu akaba yavuga ati ngiye gushyingirwa n'umuntu ariko yaramuhishe ikintu gikomeye cyane ku buryo ayo mahitamo wumva ko adahuje n'icyo yifuzaga. Ibyo byose rero nibyo urukiko rusesengura, maze rukavuga ruti nta gushyingirwa kwa gikristo kwabaye kubera ko habuzemo ikintu ngombwa kugira ngo gushyingirwa kube gushyingirwa kuzuye muri Kiliziya.